nagize neza kumva nabuze ndebe papa kunangana kunangana no kuntu ari gusimbuka abantu bato mwicaye bitambona kujya muri rya juru bigoye. Niba umuntu ungana kuriya akoresha umwanya afite ari na munini kuriya, abandi batoye ugasanga umuntu yifashe bagura ibintu by'Imana no kwirekura atangira agenda gake. Ibintu by'Imana kugira gute ukwirekura. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo kintu cyashimwe baza muri iyi nzira nk'abarokore, ntugira amafaranga, ntugira umwuka wera, ibintu byose ntakifite. Buriya hari imbaraga ebyiri zikora muri iyi si kandi zikomeye. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga ya mbere muri iyi si dutuyemo ni imbaraga bita amafaranga. Bwana sifa. Imbaraga bita iki? Iyi mbaraga bita amafaranga ahantu ikandagiye, iyo wowe uri umuntu uciriritse nubwo wicaye hano imbere, iyi mbaraga bita amafaranga ntabwo ukunda kujyana imbere ye. Bariza mugenzi we ubura amafaranga ubure n'umwuka we. Ubura Imana ubure n'ibyaha itanga. Iyi ni imbaraga ya kabiri nshaka kuza kuvugaho hano, ni imbaraga bita umwuka we. Haleluya. Ni none bize gutindamo cyane kubwira umumaro w'umwuka wera n'ibintu umwuka azana. Ubundi hari ibintu byanga mu isi bikananirana, ariko umwuka yabitegeka. Haleluya. Bikiterwa rikaza. Kwigisha abantu ibintu nabonye bigora cyane cyane kubabwira ibintu badatuyemo. Uzi kubwira umuntu karitsiye atabona yumva ibyo bintu atari ibyo tukavugaho, nawe bari natubangamira cyane ntabwo tubyumva. Iyo ngiyo umuntu igihugu atuyemo ukamubwira ati igihugu cy'u Rwanda iwanyu mu Rwanda hari imihanda myiza, ahita abyibuka. Iwanyu mu Rwanda hari amatara meza, ahita abyibuka. Kubera ko gute ahatuye. Ndakubwira umunyamwuka uba mu isi y'umwuka, ukorera mu isi y'umwuka, uvugana n'Imana abyumva cyane. Bwana sifa. Kadusome ijambo ry'Imana, ndabona ntabwo muranyumva. Nshaka ko kugendana n'abantu namaze gukurwa numva murimo mu nyumva. Buriya narababwiye ngo niba utari umusinzi ukaba utari indaya, nta mutima ukwiye gucira urubanza. Ariko niba uzi ko uri umusinzi ukaba n'indaya, nugira gufashwa bizakugora. Kereka igihe ubanza gupfa kuri ibyo byaha uko mwana w'Imana kimwe yahoze ukava mu isi y'ibyaha ukaza mu isi y'agakiza. Nituvuga Yesu bizakunezeza, ariko mu gihe utari umwana w'Imana ukubwira umwuka w'Imana abaho ntabwo uzamwumva. Nabo bagutogosa bakongera bakagukaranga ntabwo uzahembuka na gatoya. Kereka urya munsi wemeye ko umwana w'iki w'Imana. Asengesha adafashe yazama. Urufatiro ni Yesu. Mu gihe Yesu atari muri wowe ntabwo amasengesho azafata. Buriya mbabwiza ukuri, Yesu ni ibanga rikomeye. Ahantu Yesu yitaye ibintu byose biraza. Ubona abantu dukeneye Yesu, ntabwo dukeneye amafaranga, ntabwo dukeneye imyambaro, dukeneye Yesu. Niba Yesu ari muri wowe, Yesu ni imyambaro, Yesu ni amafaranga, Yesu ni amazu. Aho Yesu ari ibintu byose biramusanga. Ntabwo uranyumva kuri kuki. Yesu aramutse akwinjiyemo akatuvugana, isi yose yagukenera, indwara zagukenera, abantu bose bakubaririza. Impamvu ubona udakenerwa nta Yesu ufite. Umunsi Yesu azaba yinjiye dibu akitsindagira muri wowe, isi izaba igushatse. Niba mubyibuka, ntabwo Herode yashakaga ibindi bintu biri muri aho ngaho. Yashatse umuntu wari ufite ikintu gitandukanye cy'abantu. Ubwo Yesu yari yamaze kuza, Herode yarabimenye. Herode ava ku ntebe ahiga Yesu. Nuba ngo ahantu Yesu ari, isi irabimenye. Babwira Satani agarwanye wowe, arwanya iki kuri we. Iyo Yesu yinjiye muri wowe, ugomba kugira intambara z'abanzi
ntabwo tuzabona ubukene. N'abigisha baturuka bakaza bakigisha, n'abantu batega intege bakava i Burayi, naho wowe ubwawe utarabyo, kuko ubukene bwa mbere ni wowe. Kigali bakwita ubukene bwa mbere ni nde? Ariko umunsi wumvise iri jambo ubukene buzagenda, kuko uzaza kukubwiriza nk'umunani ntabwo ari uzabicemo, ahubwo wowe niwemera ukumva ibikurimo bizasohoka. Biragita kiti ubukene buzaguhunga, ariko utarakira Yesu muzima uzakomeza uri umukene. Ubwo Yesu niwe butsinzi, Yesu niwe butunzi, Yesu niwe buzima, Yesu niwe byose. Yesu nakwicaramo ibintu byose bikajya gute? Amen. Uvuga amen. Amen. Witwa gatumva amen. Aje bisobanura ndabona ko cyane cyane buriya ndashaka kukubwira gere ndi hakurya kandi mvuye mu jambo ry'Imana. Mubwire ngo umuntu atera intambwe akagera ku bifatika bigenze bite. Ntabwo wabyinjiramo nubwo bakuraza uraye hanze, bakuraza muri yabeho urimo usenga ugashya utaremera ikintu kimwe. Yesu yimwemereye akakubera umwana. Nigeze kubona umwami ukene. Bikuvuga ngo ahantu umwami ari abaturage bose babi. Rero umwemereye akakubera iki? Umwana. Agakubera umukiza. Gatatu ubugingo bwawe. Uvuga ngo ahantu yicaye ibintu byose bizaza. Bagenda gake ntabwo n'ubuze bakumuzamura amaboko nk'aba kuri stade. Ahubwo banze ubyumve hari ikintu bita motivation abantu bajye bagira. Umuntu agasara akagira ngo yagiyemo, agasara akagira ngo yinjire, agasara kanisa kandi ntabwo atuye mu ikari ry'Imana. Buriya aya matwi yacu akwiye kumva ibitekerezo byacu bigashyira mu bikorwa. Kwisaza cyane ugasara ukamera mbega ntari wabyumvise gutabara. Ibyo ntabwo bikangaganya Mariya, ahubwo biravuze ngo kwemera ukumvira biruta ibitanga. Niba wemeye ko ijambo ry'Imana ari ukuri rizakora icyo ushaka. Niyo mpamvu ubukene bw'isi buri mu bantu ni ukutakira Yesu neza. Ubwo nibwo bukene bwawe. None se niba ari ubutunzi maze ari ubutunzi bwanyu nimumwizere barasa. Wizere Yesu ko yagira ibintu areba akayakicaga, ariko utaramakira mu nzira muri wowe nta kizakora. Nubwo abantu bakajya amavuta twabaye muri ibi muri bamuraze twakuye turahanga twabanye benshi bafite abamwere, aho umuntu yisaza akazamuka agira ngo yazamutse nta n'intambwe imwe bavuga ati ni ibintu byo kwisaza by'abafana biri aho ngaho. Birasabwa bazanye n'abafana muri stade wamurusha kwisaza. Nisaza akisiga amabara yabakwereka akora ku bintu arimo yabizobere akisiga ikiranga wamukwereka muri stade agira ati wagira ngo ageze yaki, ariko ntabwo bageze ko ntabwo si uri gukina niba wageze ahantu arimo arajya. Umuntu uri mu ntambara niwe uzi ahantu ari kujya. Nawe uri gufana inyuma y'ikibuga ntabwo aratangira intambara, arabyumva ko abirimo ariko ntabwo aratangira. Niyo mpamvu abantu benshi ubuzima bubagora, ibibazo bikabatera bakabura bashakira igisubizo kizabe. Uzareba umukinnyi uzi gukina mu kibuga niwe bacenga ashaka kuhabara. Niwe bacenga ashaka kuwiki niwe ufite amaguru atsinda. Abandi bafite bafite amaguru yo gucenga nta maguru yo gutsinda bagira. Uriya niwe ufite amaguru yo gutsinda. Aho Yesu yicaye niwe utsinda Satani. Haleluya. Cyangwa ibirangiza daticyuye. Nabivuze ngo aho Yesu yicaye niwe utsinda ikiraro. Kubera ko niba na Yesu turi Satani azaguhunga. Ni ntabwo abagabo bazaye babiri bose bakwinjira rimwe. Aho Yesu yicaye nta mugabo apira tugomba kwinjira. Nibyo. Tumujye tubwiza abantu ko tubigisha. Ibintu by'imiguruko byo gusimbuka kuvuduka gusa nta kikuri kuvudukana Imana. Yesu ashoboye cyane. Amina. Mbere ko bite nabyo abantu tumwe muri saka
ariko ugiye amapimye ndabona nta Yesu mufite musubire mu mushaka ubwo ikizaba basura n'umunzani ngo nimbere ngo ibi bintu birimo n'umunzani uyu munzani rero ntabwo wawukirisha na gupima ibiro Yesu yabona gupima ibiro iyo nta biro ufite uratakara ni kugifite erega satani agatinya wowe atikigurimo iyo rero nta kigurimo satani aragukunja kandi akubunamo ntuzi gutukanga hano rero iyo rero Yesu agutuyemo satani ntabwo yakugeraho kuko aho Yesu yicaye n'imbaraga ze ziba zihari aho Yesu yicaye n'ingabo ze ziba zamanutse aho Yesu yicaye buri kintu cyose kiramutima wanase aje kubwira abagabo nka bafashe icyemezo ubundi ukwiye kubona umukristo ufata icyemezo nk'icy'abantu babana n'ibindi muzima ati twebwe no gufatwa leta usanga tumwirinde muri iyi nzira ntabwo si ukurya ibintu byose ubona ariko ubona umuntu utogota ariko asa n'ukurikije ikibazo iyo urebye umukristo wo muri iki gihe ukareba n'indaya ziri hanze bose barasa ariko bagera hano uzagerageza maze umuntu yarinze urumva wafashe arambwira muri ariko nasanze ari nero batera nasanze nawe ari nero bateranye sinasanze nawe ari nero bateranye n'ikintu ngo intero nyir'urwa buteremo murebe w'ikintu biravuze ngo imigenzo n'imihango nidatandukana n'iyapagani twese tuba dusa turi ahangaha icyo turusha ab'isi ngo twakire Yesu uwabanze twe tukamemera iyo wemeye Imana uba uruta abantu benshi cyane abanze Yesu ukamemera wowe uba uri umutsinzi mu rwego rukomeye Imana ishimwe ndashimye niba na Yesu uragera niba na Yesu inyigisho mfite ntabwo ari iz'abana b'ababyeyi sizababyeyi babwira ngo sinzi umunani urasinzi umunani guturinda niba ibintu mama bitakiri no gufata ingurube ikagira ngo irukire ibishoboka kuko ni ingurube niho mbwire ingurube ngo hinduka inama ntabwo yabamo inama itarapfa ingeso zacu nizo zatuma Imana imanuka ariko izikuraho n'abandi b'ingeso igihari nta Yesu uhari Yesu ashimwe cyane kandi mujye mwemera mukora inzira nzima zibakuza ibyo mwoje mu isoko turebe ibihaha n'amafaranga Yesu ariko kwihangana ukarindira uzi ko Yesu muri kumwe uzi ko Yesu mugendanye igihe kizagera ibiryo bikwita inyigisho zitegutse ibintu nzumvishe kenshi umuntu agahita guterura ubuzima akabukwicazamo kandi uhora cyari mu ishyamba bisa mu ishyamba hari amaduka bari mu ishyamba hari amaduka abanyamagabo mu ishyamba hari za kaya zibayo none wowe uracyafite urugendo rwo kugenda kugira ngo ugenda neza ibintu by'umugabo ntabwo bitanga kwa kuko umuntu yajya mwese Imana irabagana ntabwo bishoboka Imana irabagana umuntu mwese batabaye nibyo bazaba gusenga ntibishoboka ibintu by'umugabo birafata abantu 20 cyangwa 10 batabaye abandi baje muri wa mwanya wanyu tutemeze none se buriya ntabwo mugendera mu kigare mugazamuka gusa singukura ugasimbaza bakubwiye Mose none se kuki Yesu atakoranye na Mose baragakira kuki Mose na Yesu na Kalebu Mose ari umuyobozi biravuze ngo kugira ngo wemere ukuri imbere senga Imana imwemere mu mwanya we kugira ngo nawe uze mu mwanya niba ushaka niba ngishaka kuba pastori mugenzi wanjye ndasengera pastori Imana imurize indege ajye gushumba bari muri Amerika hanyuma nanjye bicara bari yicaye ntabwo Imana ishobora gufata itigeze hejuru ya pastori aragihari ntabwo byagaba byakunda ntabwo byakwenda none se iraguhinzu itarabanza muri Kenya hari inzu wabonye irimo bide muri Kigali hari ubutaka mwabonye butagira abanyiraho hari amafaranga adafite abanyiraho Imana ifite uburyo ukuntu ibyinjiramo gusa ariko ibyinjiramo iyo wamaze kuba uwayo uri kumwe nayo ijana ku ijana none se kuki Mose Yesu yarara kuki Yesu ari imbere Mose amaze gupfa Imana ikaba ari bwira
Yesu ati jya mu kigo cye yego imbere y'Abisiraheli barasuzwa biravuze ngo hari igihe kizana iby'Imana Yesu ashimwe cyane utararindira igihe ntabwo byemera barasuzwe niyo abantu benshi bakunisha si ubuyobe wowe ntabwo urakizwa izi ntabwo urapfa ku cyaha ugendana ntabwo urareka ingeso yawe uracyari umunyangeso mbi niza kwigisha abantu rero batuvugisha wowe ikibonamo akorizwa na bya byaha byawe ubwira Imana ngo Mana nanjye nkuraho ibyaha ariko nibibesha umugisha uzava hano ibintu by'umugabo ngendanye nawe igihe kirekire ntabwo Imana ari umuntu ngo muze kuyiteka imitwe wibwire munarwaje umwana rero Mana gira vuba uyamenye kwa muganga iyi Mana iza kwireba mupime isotoma n'igomba murebe yaravuze ati nubwo ibirego byabo bizamutse nanjye ndagira gutirata biteze isanga kashe n'ibimenyetso birahura abangaba bameze bagenda barimbura ibintu Imana izagukorera umugabo we izabanze yirebere ko inyota ufite kuri mitsingi wapfuye kuko ntabwo ishobora gufata amafaranga yayo iyo hereza umusinzi tisubira gusinda ubwo aba ari Imana irera abasinzi ibintu by'Imana mwanze mukure Yesu cyane buri impamvu bigerageza Imana bishyizeho kuki wayibaza kugeza ibigerageza nibyo birera abakirisitu Imana niba ubibona mu bigerageza bazareba n'iki kuriya kana ntabwo bagakubita ku nyama ntamenye kugira baragashyira muri bebera amata kandi agabebera ugasanga amata agenda nikamara kumera amenyo baragakura ku mata akarya inyama n'ibishyimbo kakuze hari ibintu Imana itakujyanamo utarakora mu mutwe wawe rero mbarozwa n'ikintu kimwe abafite tena bize maze imyaka bakunye muri uyu murimo ariko bagasanga nibo binderwa wari icyo gifitirane ubwo barize bavuga iki gifitirane abantu Imana yigisha irabanza ikica umusego bitiranye y'ugushize ikintu cyose kibangamira kiteme kigomba kubanza kikakuvamo hagasigara ibintu byemera data wa twese gusa wanasifiwe Amen. Wanasifiwe wenda abajyanye kure gasoma ijambo ry'Imana turebe nagi tutari remero hanyuma afate urwandiko rw'atari kwa murandikiye abakorinto tuganire hanyuma mu byumba njyewe inyigisho gira kenshi na kenshi ni inyigisho z'abantu bakuze nawe ubanurira ntabwo ugenda utora amafaranga ntabwo yatora kuko Imana izahamukiye nawe uteretse ibintu by'imugabo birikora bijyanamo agari ibintu twebwe twinginga bizashobora cyane iyo igihe cyabo kigeze gaheza umuhanuzi akaza kuri wowe barasije ijambo akuvuzeho risohora kuko nawe uhagaze mu by'Imana bizashobora cyane turizi ubundi mubwira ngo akira utari umuntu Imana urabikora he kandi kuri iki gihe ibyo ubwiriho mujya musoma biriya neza iyo musomye urwanda rukora rufite umutero wa kane hazaza hano ngo mbere rusha hazaduka imyuka y'ubuyobe iyobya abantu ibabeshya n'abantu z'ibinyoma barahari sinvuze ko n'abazima badahari n'abinyoma barahari kandi bavuga mu izina rya Yesu niyo se ubona nagiye gusaba kandi Imana inkoreye ubukwe ubu sinambaye impeta yarabwiye Imana inkoreye ubukwe bana turi mu materaniro njye mfite umugore nambaye impeta nakoze ubukwe nagiye kubwira Imana ndashaka yongera ibiryo undi nawe araza ati Imana inkoreye wishobora bifite ugiye kumuna hari imyuka ivanga abantu iyo ngiyo ni imyuka ishinzwe kurindagiza abantu ni imyuka ishinzwe kuvangavanga abantu bakavangirwa nabo bakivanga ubwabo bene dukwiye kuvangura iby'Imana bitari Imana uri mu by'uko Imana mwumva ntabwo ngewe mpangana n'abantu ngo mbibe kumbaraga ntabwo ntabwo turwana ko ni ukuri Imana ni amahoro kenshi cyane kwicaye yanga ijambo rizima aho dayimoni yicaye irabangamira ubwoko bwawe ubwo urimo urakubita icya shitani giteye umuntu urimo uragenda isoko isingene rero tubukwade narawukabye niyo mpamvu ijambo ryo gusoma uraza gusanga n'ibintu bibiri bidahuza arwageze urwa kabiri 6:14 urajya wumviza parite zombi
wigabanya mbega karitsiye utuyemo kabiri 6:14 havuze ku cy'umushumba wanjye dusome ibyo kutifatanya n'abatizera yego 14 ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite tugendane mushumba kutavuze ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye papa abucyana yiharukije uyu mugabo muramubona ko arakuze uyu mugabo ni umukristo ngiye gutanga ingero ntagira uza kurakara gafate wenda bino meneda ntange kururije ndashaka gutandukanya ibintu abantu barimo by'akarindagizi wicaye hano uzi ko uri umwana w'Imana ijana ku ijana uyu mugabo biravuze ngo uyu ni umucyo uyu ni umwijima sibyo kandi abantu bose batuye mu nzu imwe uyu mugabo n'uyu bakumvikana uyu niba mubwiye ngo ndashaka wambare gusa uyu ntabwo ari buze kubyemera uko n'abazi kuko bamubwiye kwambara ariko kwiza niyo ngo umucyo n'umwijima ntabwo bihura niyo mpamvu abantu benshi umubwira kujya iburyo bakajya ibumoso niyo mpamvu ubona iki gihe turimo gikeneye imbaraga nyinshi kandi gikeneye kwigisha abantu amagambo mazima abayindura kuba abakristo abana b'Imana ijana ku ijana niyo ngo umucyo n'umwijima ntibihura uyu ni umucyo uyu ni umwijima none bagiye gusenga rero uyu arimo abadayimoni kandi adusanga ngo bareke uyu arimo Yesu uyu natangira gusenga uyu nari kubangamirwa araza kubangamirwa mu Rwanda niyo mpamvu bari intambara hagati muri twe ziva hehe kuturi abana b'Imana amashara ava hehe biravuze ngo ni karitsiye ebyiri harimo umucyo harimo n'iki n'umwijima Bwana sifiwe. amina Bwana sifiwe. Kandi icyazanye Yesu kwari kugira ngo uyu muntu Yesu sifiwe. amina Aza muri uyu mundebe aminjiremo agira gutanga agira gute amwinjire ngo biravuze ngo babaye umuntu umwe Bwana sifiwe. amina Babaye umuntu ukuvuga ngo uyu ni umuntu umwe Bwana sifiwe. Ntabwo bakiri babiri biravuze ngo Yesu yangezemo mbabaye umuntu umwe Bwana sifiwe. haleluya Njye n'uyu tuba tubaye umuntu umwe wowe n'uriya mama ubaye umuntu umwe kubera ko uri muri twe ni umwe ntabwo ari benshi turakumva cyane Imana ibabere mu ishobora impamvu ubona abantu bahangana reka bitandukanye mu gihugu cyacu impamvu ubona abo mugore n'umugabo bahangana ntabwo bari ari umuntu umwe baracyari babiri Yesu ashimwe cyane impamvu ubona umugabo n'umugore muri saro bakubitana bakavamburana baracyari babiri ntibari ari umuntu umwe impamvu urugo ruzaba rwiza ni igihe umugore n'umugabo babaye umuntu umwe Yesu ashimwe cyane nibwo bubyutse bushobora kuza kuko Yesu atakugera ngo uracyari wowe ndacyari iki Yesu ashimwe cyane Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe none fata umuntu wa kamere umubwire ngo Yesu nakwinjira harabanza kamere kuvemo ntabwo muranyuma ureba Abagalatiya 5:16 havuze umuntu wa kamere bavuga n'umuntu w'iki w'umwuka rero ngo ibyo bintu byose birahabanye uko ari bibiri kandi kimwe gishobora guturana n'ikindi n'igihe umuntu wa kamere nawe akunda ibimureza kandi yumva ari we muntu mbega uriho kuruta abandi Yesu ashaka kwica umuntu wa kamere agashyiramo umuntu w'umwuka niyo ngo itorero rizima Imana ishaka ni itorero rivuye muri kamere rijya mu mwuka ntabwo ari itorero rivuye mu mwuka rijya muri kamere niyo ngo ni itorero rivuye muri kamere rijya mu mwuka niyo mpamvu Yesu yaje asanga abantu turi abanyabyaha avuga ubutumwa bwiza n'abigishwa babwiriza amahanga ariko abantu bahinduka aravuga ngo ndagiye kwa data ariko nzaza mufasha kugira ngo nzabane nawe ubwo niwe uzabemeza agatsinda ibyaha byanyu iyo ntabwo uri mu muntu aba ari ikigambo 100%. Mwuka niwo gukora hari igihe abantu buzuye indi myuka atari umwuka ni ukuri pe babwize ukuri njye ntabwo wambeshya kuko maze ntabwo ari igihe gitoya
ntabwo ari igihe gito muri ibi ariko imyaka amaze irahari sinshobora kurya amahuriro iyo umuhanuzi arimo abeshya na muntu wenda nubwo tugira disipurine nta kuvuguruza ntabwo reka tuni ngo wapfuye barapfekeye beshya abantu ariko Imana izaguseka ntabwo Imana ikunda abantu bayibeshya Imana yacu irihagije yazashima cyane amasezerano menshi abatunze ni amahuri ni ibintu byaje ku mugoroba kuba ry'abantu bakunze nubwo bakunda inyigisho nzima hariho n'abantu bazima mu nyubako zitari n'ivuga mu cyumba hariho abantu bazima bahanura ibintu bizima ariko hariho n'ababeshyi ndetse umuntu abwira umugore muri mugore si uwawe umuntu agatangata kuko naribeshye uriya mugore si uwanjye ujya kubana nawe ntabwo Imana areba mwaraho Imana itabareba uwe n'umutubuzi araguture nawe urituriye urajya usenya urugo hariho imyuka mibi ibeshya ntabwo umwuka mwiza uva ku Mana wasenya urwo mubabyeyi nubwo rwari rufite intambara zingana gute umwuka ni umufasha umwuka niwe ushinzwe gukuraho intambara umwuka yamanutse ahuza abantu bagahura umwuka yamanutse abana n'amacakubiri mu ntambara z'abantu hakeneye umwuka w'isi niba nta mwuka ntabwo urwara rwubaka Amina. Bwana si Amen. reka mwimbere n'amani gusenya abantu bagiye kumara bariho tuwabwira umukobwa ati ntabwese tinarya Imana irakunyereka kagira inkuru tinabagere umugabo wanjye kumbe yamutekeye umutwe kuko n'abandi badasenga amutekera umutwe asanga n'undi nawe yarawutaye tayari nyine birivanga n'uzugurumba sinambara se n'ujya kureba ingo nyinshi ziriho zirimo ziragenda nabi biraterwa n'isi ntibacumbira Imana ngo bayobore Yesu ashimwe cyane Amen. rero umukobwa muzima wuzuye umwuka wera yajyaga ku Mana akabaza urugo agiye kujyamo ese Mana uzabana nanjye ese Mana uriya musore Mana umpaye ntituzarekerane nawe intambara Imana turareba umugabo wawe n'ibyo muzacamo nzaba ndi kumwe na urwo rugo rwubatswe n'Imana we yazize ibigihugu Bwana asifiwe Bwana asifiwe Amina, amina. none n'umucyo n'umwijima ikirere ikineshimwe n'iki ndetse kuki waje mu bantu b'Imana ariko ntibawemera bakundira iki kuki uva hano mu nzu y'Imana weje kubera ijambo ry'Imana ryakugezeho wagera yangeze ku kagaruka nuko utahata Yesu ashimwe ntabwo urapfa uracyari muzima haleluya Amina. haleluya Amen. haleluya Amen. Bwana asifiwe Amen. mushobora kuvuga cyose somo kandi gatuye umviriza 15 kandi Kristo ahuriye he na Beliyali cyangwa bitanu bo bitatu fata umuntu urimo urajya mu bapfumu ufate na Yesu ahuye kugira ngo Yesu mukorane ni ukubanza kuva kuri izo ngeso bapfumu ukemera ko umwana w'iki w'Imana ijana ku ijana nabwo uzarya iby'Imana ese mwababyeyi muri hano umwana wawe ari se n'uwa rubanda akarira nyine babanza guhoza uwanjye iyo ushaka guhoza uwawe se babona ko bose ari abana babahoje bose mushubu impamvu utabahoza bose ntabwo uriya mwana nawe uriya ko ntabwo ari uwawe niyo mpamvu urita ku wawe n'Imana nayo rero ntabwo yajya guhoza abana ba rubanda niyo mpamvu avuze ngo abanjye ndabazi yaravuze ngo abanjye ndabazi kandi banditseho ikimenyetso no Uwiteka azana kuko ushaka gufata umusambanyi utaremera Yesu ngo yemere ubwo bwami bw'Imana umureshye ngo azajya mu ijuru ryambe adapfuye tandukanye ibintu abantu ntabwo barakizwa niba azana ibintu byo kubeshya mu rusengero gusa ubona bamukwereka naho ataha naho aryamye nibwo amenya uwo ari we iyo umuntu yakijijwe Isirayeli warasifuwe kuva nakizwa naresariwe kuko ngiye gutanga ntabwo gusa kuva nakizwa hari imigendo ya Satani nahindutse mudayireka Vugamo duke.
muyandi magambo nahoze ari umusambanyi cyose karitsiye nanyuraga mu banzi mushumba bamenye Imana nkorera iyo ari yo. Nanyuraga muri karitsiye kumwe n'agakobwa k'inzobe, ejo nk'ahantu ndi kumwe n'agakara gato nagiraga inzu imwe yitiriwe ngo nibagire, ariko Yesu amfashe iyo mihango ndayireka nemera Yesu nk'umwana w'Imana. Iyo rero wahindutse hari ibintu bikuvaho nubwo iby'isi byari bidahari, uwaje muri wo arahagije. Kaza mugenzi ngo arayibutse ntutubeshye kuri Sirakuze. Karitsiye navukiye ngo navukiye Gikondo aho pastor Jeanette atuye. Igikondo navukiye iyo manyuze mfite Bibiliya abambonye baravuga ati kuko sima korera iyo Mana n'ubundi wariye gutana kubera iki Yesu yantabaye haburaho gato. Amen. Wowe wakibeshya agakiza ntabwo ufite, nikakugeramo uzatandwa n'abari abantu bose bataremera Yesu. Uri munsi n'uturimo, uri muri isi n'uturimo biratandukanye ijana ku ijana. Ntabwo Yesu abanyikanwa. Kambibutse Samusoni akoze ku cyaha, Samusoni umunyembaraga, Samusoni warwanaga cyane, umunsi akora ku cyaha Yesu yamubwiye arigendera. Abanzi baramufata bamunogoramo amaso, bamuhambira iminyururu, bamumanura igaza, ajya kuba umusi. Yari umuntu ukomeye, yuvuye mu buntu bw'Imana urasuzugurwa, yuvuye mu mbaraga z'Imana ntawe utagukoba. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana kabe nubwo iby'amirenge byaba bidahari, Yesu wicaye aho ngaho, Yesu urimo azategeka ibintu byose bikwegera. Samusoni ari mu nzu y'imbohe ry'abashyushyu, abantu bafite agakiza k'agahezanguni, bafite agakiza ka pirate. Muzi agakiza kawe ushobora kazakugeraho. Nakundaga ikintu bita mitsingi, naranywaga ku buryo amahumuro ikonje, ariko iyo ndebye umuntu ayinywa njya numva mba n'ubisese birimo birazamuka. None uwo nguwo wabikoze yari afite abanyagikorera. Niba ugera ku bintu byose ukanywa, wagera mu kigange kimwe kibujijwe ugasoma, wagera muri gamuca ugasoma, wagera ahandi kuri boka, wagera mu kijwi kw'ibisheke, bya bintu byose byakura mu agaciro. Umukozi w'Imana ni umuntu utandukanye bene data. Wenda nuko utahita mu byo nkabye kandi ndagira umugisha wo kwigisha abantu icyumweru cyose. Mfite ahantu ugomba kujya. Yesu ashimwe cyane. Inyigisho ntabwo umukozi w'Imana ari kunyoga. Wowe uri umuntu udasanzwe mu bandi, uri intangarugero. Usome Yohana 15:18 yaravuze ngo mwebwe muri cyaguwa. Yesu cyane narabatoranyije mu bisi. Imana yadukuye muri amagana y'abandi bose twabanaga, itwambura bya byaha byabo, iradukarabya, iradusiga, iratwambika. Twe turi abantu b'agaciro. Iyo wisuzuguje n'Imana wisuzuguje wanasiga. Mbane by'amarushanwa. Wowe banza wibaza gusenda kishi, wowe n'ukuri no biratandukanye. Ukwizera bakwatega nta mukijijwe nawe urabizi. Niyo mugenda rero ingesho zawe uzazireka ryari, n'abantu babiratuye umuntu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo unesha ni n'ubu n'igihe bugingo ahagaze ku mbaraga, n'igihe bugingo arimo arya ibintu bifatika. Iyo nta bugingo ufite ntabwo uri umwana w'Imana. Ubwo ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Amina. Dusomera by'ukwega ibyo dusomera urwego rwa mbere ntananditse gatatu mu nzego za mbere. Noneho ndacyari gutandukanya abantu b'Imana n'abasatani. Niba ujya mu bapfumu ntabwo uri uw'Imana, niba usambana ntabwo uri uw'Imana, niba uri umusinzi ntabwo uri uw'Imana. Gusa nawe uri hagati Imana ibarizamo abantu, ariko ntabwo uri w'iki. Umuntu w'Imana agira umwifuzo. None umuntu twese dukora ibyaha ntabwo muzi ko nanditse Abaroma yaravuze ngo dukore ibyaha ngo Imana aravuga ngo nibikabera. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo twebwe turi abacu ngo twigenge. Uko winjiye mu gakiza bigomba kuguma. Niba waravuyemo kandi urabimenya muri
kubimenya. Mushaka kuzana ibintu byo kuduheza inguni. Ari ibintu bizabaza Kristo. Waringisha ndababwira ko bana bakomeye n'ikindi akagiza bari. Ibi bavuga ngo bizazajyana. Ni bizakubaza. Bino byo bizagutondeka cyane gushuka umunsi wabaye. Kurusha amadeni y'abantu ufite. Uzifuza gusura mu nyama mabise cyane. Iyi si turimo turajyana. Ni igihe kiri uramutse ugize amaso wakinginga Yesu uvuga ndashaka gukizwa Mana. Ni igihe ibyo kurya n'imyambaro bizata agaciro amaso yawe. Ni igihe amazu turimo twirata n'amamodoka. Ni igihe abantu bazabona ko nta gaciro kabo. Agakiza karuta amafaranga, agakiza karuta amazu, agakiza karuta imyambaro. Ubuzima bwite agaciro ki yewe uzaka nige mu ngoro bazaba byaro imana zawe n'agasara n'amwe kandi bubatse ariko agiye gushakana nige abantu bazaba bari mu muhanda umwe akava kuri kora abandi bagasigara azaba ibintu biteye ubwoba nimusoma igitabo cy'ibyahishuwe muri 13 muri byagoye imana izateza isi muzikari ibintu abantu muri nzargo birabanditse ngo nubuyobe ngo n'ibintu abantu ni ibintu bizasohora ku bantu b'iki b'Imana. Niyo mpamvu bibiri utunze tandukanya bibiri na taki na taki ugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kandi uve mu bantu badakunda ijambo ry'Imana. Hari nugendana n'ihene nawe uzaba ihene, nugendana na bya bintu bidahesha Imana icyubahiro nawe uzasaza ariko wisanze. Kuko ntawafata umuntu muzima ngo amuzire ku muntu mubi, wa muntu mwaramuhindura. Tugomba kwitandukanya. Iyo bivuga ngo mwitandukanye n'abakizera mudahaye Imana arizi bwo bantu nituhuje imyemerere Yesu cyane. Bana sifu nijo zabaruri sabo kuzabakuye amasaba kuzabakuye nisi muti tubiyore mama uze kubwira ngo simukumane amafaranga arabonetse uzimyaka maze kugira ngo nzatume mutema ngana kabivuga uzimyaka cyane kama murakira n'imbuga yamaze tuvuga nigeze nifuza mukaro n'umukozi Imana nifuza mukaro Imana kabla tunaje mwana wanjye mugire neza humura mwana w'indaro yari birancura kugira ngo ibanze narwaye n'umuntu wari ari wa kera ariko impindura umuntu mushya kandi wemera Kristo na bijana icyo Imana ishaka ni ukudutandukanya n'ibintu bitari by'Imana. Ariko nawe unabaye n'amaso nawe ufite amaso nawe ukamenya ko atari Imana. N'imivugire y'umuntu tubona ko atari umuntu w'Imana, n'imigendere n'ibitambukire n'imyambarire bigaragaza ko atari umuntu w'ikirata w'Imana. Iyo umuntu yakiriye Yesu arahindura agira gutya. Hari igiti mwabonye cyera imbuto z'umwembe. Hari igiti mwabonye cyera imbuto z'umwembe. Kangeranye umwembe. Ntugize ngo umwembe wagira ubuntu bwo guterwa ahantu heza mu wera imyembe iguma imbere mu giti nawe itagaragara. Oya. Ibimenyetso ni ibihe? Tukuzana ikazana imbuto. Yesu ashimwe. Umukristo wakijijwe, umukristo wahuye na Yesu, ibimenyetso n'imbuto bikirana ni ukuhinduka abantu ukora wahindutse. Yesu ashimwe. Mubagize ishuri umugabo umwe arambwira ati atubuguje turubikanaje ati madamu ntakunda abashyitsi ntakunda iki ariko muri ari muri korali arimo aragasimbuka wahita ubona yasize amarakamera wenda ni ukuri kurepetara ntabwo ari bifite agaciro ahubwo kwera imbuto ni bifite iki agaciro. Yesu yaravuze ngo muzamenyera gukirana ibimenyetso bizagendana n'abantu bizeye Yesu ni imbuto uko urya. Hari n'umuntu ugera ahantu disipurine ikabura akareba isahane ishozi ikagenda imeneka wakareba ikiye kuri bituzuye. Imbuto z'agakiza ntabwo ziri niba ufite irari ikizakora ko ufite uzabona umukobwa utambuka ufite taye nziza ufite n'ikibuno amaso yawe akuvemo ukurikije icyo kibuno nta taye ugenda umurangarira ni ikikwera ko ukiri muzima ntabwo urapfa. Iyo umuntu yapfuye wibuka umugabo wawe niba ukibuka madamu we nibyo bigaragaza ko turi abantu b'Imana ijana ku ijana. Yesu turimo ntabwo atwemerera kuragura kitagira ikindi umwami twinjiyemo warasifu. Amina. Yesu twakiriye ni uduhindura kuri ibi by'isi abantu bakunze
niba nawe uri umufana wacu ntabwo urakira Yesu. Twe duhagaze ahantu hamwe dutegereje imyenda y'ibiro. Yesu asifuwe. Bwana asifuwe. Amen. Bwana asifuwe. Amen. Bwana asifuwe. Amen. Bwana asifuwe. Amen. Ndugu, imikorere yacu n'imikorere y'abariya iratandukanye. None baze uramusaze mu bari ufite mitsingi. Wakongera gusaba umukozi Imana. Waje? Biramaze kugira amavuta yanjye hanga agaciro. Nzirinda kuba mitsingi. Umukozi Imana agomba kuba ari umuntu wirinze. Bajya ahantu nkarambira ngo reka gusanga gusa icyaha. Harakametse kuri aka video kuri YouTube. Kuri YouTube n'aka video. Nino umugari mwigisha abantu gusanga atari icyaha. Wewe mujyane manda baresha. Yari mabwira abantu ko kwizuba atari icyaha. Bari bashaka kwezi ibintu bakora. Muraza gusanga nabwira ko gusanga atari icyaha byeze. Kandi aze musengera kusama. Akushama ndi kubona ijambo ry'Imana arazamu. N'Imana babe bashaka ko bazabona Imana. Babe bakubye ko bazajya mwishira. Babe 30 bazasanga Yesu. Uzimye muyobora abantu. Buriya bose yatumye apfa abakozi Imana mukujyane cyane. Ntabwo Mose yagize ibiganiro byari miterano. Buriya Mose muzarebe Imana imwamagara mbimwe amategeko 10. Aroni yararaho abantu barigumura kutiyangana kw'abantu. Babwira Aroni tugira Imana ya Mose turayiramisha. Turagarisha imasa abiza gusenga hanga. Itambe n'Imana igaragara basenga ikimasa. Mose nabaze abe ku musozi Sinai. Mubare asanga bayibase. Nibyo afashe abategetsi na kugira kimasa. Umusozi urasambugira gute? Kabiri ndimira mbati kubita kutari. Ariko n'umurya kutaho ibara. Zingahe? Imana tutabibaje. Ntabwo uzagera mu gihe gishimye. Kuki mushaka kugira Imana kwiyarira? Kuki umurimo w'Imana mushaka kutuba? Mumumbe ko umurimo w'Imana ari gutuba. Niba utarakitwa bishaka kurinda utarakitwa. Uri impamvu abantu batagizamuka neza kumva kuririmba. Ntabwo indi wari hawe. Nuri kuzarimba nkawe. Ntabwo umurimo w'Imana arakuzaho. Kera abantu umurimo w'Imana yabazaga bakabimenya ko mutayaje. Ntabwo ni mu barwanira imbere. Ariko bose barwana. Bashaka kubirwira. Bashaka kubireka ingeso nabwiraho. Ujye ushaka ko ututa utari. Warindi ukazaba ugomba kubaho. Mu gihe cyawe cyageze uba wowe naho ndi wabaho. Amen. None Imana ikiyobore. Nubona mfite amavuta ngiye kwimika wirwana. Ni igihe cyane. Bwana sifuwe. Amen. Bwana sifuwe. Amen. Bwana sifuwe. Amen. Bwana sifuwe. Amen. Amen. Bwana sifuwe. Amen. Amen. Kwinde ntabwo batindira mu buriki. Niba bijambo Imana yaraheze. Kwa mabanga kugaja kubisi sujya muri isuri kwa miti. Kuki muhunga Imana y'ukuri? Uri mu mabanga y'imyeru ya jama hagenda genda nacyo. Aho ujye bino wavu. Twemwe turashaka Imana. Barasa. None se umuntu ari Imana ari igihe watashaka Imana. Nicyo njya gutara hanze. Ikindi cyari gutara hanze. Yesu ashimwe. Abantu bagiye bafite umwanya wabo bakawupfusha ubusa. Niba uri mu ijambo ry'Imana tega amatwi cyane. Nibyo. Ari mwe ntabwo uzagaruka. Muri covid igihe cyaraje tuva mu rusengero tujya mu nzu nta jambo na nutarufite waguze muzakora imanyare ya televiziyo. Ijambo ry'Imana ryabaye muri kiriya gihe. N'Imana y'Imana n'ubushobozi. N'ugiye umwanya utamira cyane. N'ugiye umwanya hekenya. Ntaje kigucika. Cyangwa ntuzakirira hito bidafite umwanya. Igihe ni kigufi. Yaravuze kuzaza ntabwo azatinya. Koresha umwanya Imana yaguhaye. Amen. Ahari urapfa. Ahari nanjye napfa. Nifura urajya he? Njye nipfa najya he? Nyamwibwira ko muri bo muronka abandi mwe. Wowe urigeno. Najye kwa muganga. Muganga aratubwira ati wakoze Imana mwansengera nava nasubira muri korali nkajya korera Imana mbere nayisondeka ibibazo muri nawe mbere yakoraga Imana nyabute ayisondeka mwansengera nava ubu none nayikorera undi muntu acabashe muri bombolo undi mbona arahana kuki sitabigisha mushe kuki mutamenya ko ubuzima muri muna bugaya ari inyongezo mumenye ngo igihe cy'Imana n'igihe cy'Imana ndashyiramo imbaraga zose n'umuzataha mwarari Imana w'umuntu waje Imana bene data ifitanye urubanza n'abantu. Subira ibijambo n'umusozi. Ariza abantu muri Kigali bambera ngo Imana uzi ko tujya mu byaro ugasanga abaturage baje kubita bakora. Hano ari maze iminsi 7 ni musoro. Bazivuga muri matri mu bakaza. Ari bakunda Imana utare Kigali. Ngo
Kubona ikunda bafite n'amasaha wose wowe ufite iki uzi ko gukunda Imana uhinga mu mutwe nyirinza kuri hejuru kurya ari ikibazo ugasanga muri ze nk'abeti nabandi sinema ugasanga muri ze nk'abeti we niza bateka kuzima dore ndebera no Misiri buriya umusonga biterwa naho kugereye muzina ngo n'umuntu yicaye mu rusengero dore yagaze kandi niwe mutindi wa mbere bene da mujye mwinginga Imana kugira ngo izi dukemure ibibazo Yesu ashimwe Amina. Nubango nge nabashaka kwica narabacu nutubasha kwata bawe ukarira amaraso akagitubika twese turacyari kuri bikeneye Imana buriya abanyacyaro bafite imirimo bahinga nageze ahantu bahinga imyumbati byahinga ibijumba ibishyimbo barejeje inka zabo zifite amata murashaka Imana mufite n'ibyo kurya Kigali twaravuye twarumye mwebwe muri niba turimo muri Rwanda mujye mufashe Imana baratubwira ati mpamvu dusenge cyane tugira Imana ikomeze gushyira inama kuko gasenze hari ibintu Imana yakura aho wigize kumwera aho wigize kuriya ujye ushyiramo imbaraga niba uzi ko ari Imana yagutabara atari Rwanda bafite ngo mwisubize musimire Amina. umuntu ajyanye Imana yazanye imodoka yarasabe agatunduza ko ntabwo twese mushima mundeba kuko Imana umwasenze Imana ni imodoka kandi arabizi ko yamanitse akava arasambana yiteye mu rupfu uzi kweza yiteye mu rupfu iriya modoka witayemo ni urupfu rugenderamo ibintu by'Imana biri automatique Yesu cyane Yesu yarizanye biba bifite n'ikintu bita uburinzi niyo mpamvu ibintu abantu barimo ni ibintu byo gushaka kutwubahira ugashinga ni ibintu byo gushaka kubeshya abantu ibyo Yesu azagwa bizatuma bakizwa ibintu Yesu azagwa bizatuma abantu baza ku Mana iby'Imana itazakora ibyaho ngaho bene kamushaka Imana Yesu ashimwe Mauye tawezeni muzda basete none muzafata imyaka babwira maze uramuzi urebe imyaka n'amazi ari mu buza iyo Mana ari yeye muri kugita ikirizana bibi akira mugozi Imana inyuzamo n'iminsi yo gukana ikanyuzamo n'iminsi yo kugerageza ikanyuzamo n'iminsi yo kujijura iyo umaze kugira ubwenge ku rwego rufatika nta kabuza Imana iragutabara kuko kurya no kwambara Kuse amakoti kipe cyambara widuka usanga kwambara amakoti uruzungure no rwabaza kwazumva none wowe ari we ntabwo kupera iyo ari mwe ari we nacyaje kupera iyo ari mwe none umuntu Imana yagacira bire cyane wowe niye muntu ukwiye guhabwa agaciro n'iki n'Imana ariko abantu badashaka gushaka Imana nzima bazabagera Imana ibahindure niyo gituma abantu bazakora ibyo bikorera bakibeshya gusana soza tugende mufu nabajya mu bisenge soza no muri bado turahari soza no ngari tugeze kwenda mutandukanye nyawa gipagani no gukizwa ese no kera twari bandi kora twari musho none se ari kera n'uyu munsi itandukanye ryacu ni irihe fata kera hawe urebe n'uyu munsi ese warakiza cyangwa cyameze cyagiye kiri rusanga ukimeze zangeso wakoraga mu 2010 kangahe ntabwo urakizwa uracyameze kwa kuna na muratera iyo murakiri atega mu uwarugushaka gushaka umeze gute ntubarimo kabiri rwose ibintu by'umugabo bisaba kwihangana Yesu ashimwe Amen. dukijijwe Imana kugira ngo kwihangana Ko nukuri. Imana ishaka ngo gukomeze ntabwo ishaka ngo kumenya ko akora umeze cyane Nibyo. guhindura undi muntu mushya mama w'abana atabona indaza gukora mama w'abana agira imyambarire yambara wari wabona umukecuru ukabona imitsi ku gasozi ari umukecuru agenda n'abucyo ntabwo unyura umuco kandi warakije kuki wakirijwe n'ikiponi yacu mu Rwanda gukizwa n'imyambaro ikamenya ko gukizwa iyo umuntu akijijwe agira amaso amwambika ibijyanye n'upagana Amina. Amen. Amina. Ufashe indaya yambaye ibintu ukabata n'umukristo wambaye ibintu mu rusengero bose baba batumara iki ibyo bintu byose birasa wabyumvise reka ni mwumve ntabwo naje kugira ngo mbaze abantu aho abantu bakora ibyo bintu byo bamenye ko ari icyaha ukwiye gukora niba uzikijijwe neza bireke amara ibijyanye n'uko ungana ndetse n'icyaha niba utarakizwa umara hanze muri abagabo
ubundi kandi impamvu twahindutse nuko twemeye kureka ingeso zose tukamera umugabo. Yesu ukorera namuka mama wanjye nuko ntajya umwanya kumusaba nari iwacu akambata umwana wanjye ndamusubiza kizwa nari uburenze undi mubi nari sariko murenze sariko mba yatanga muri mirongo isamunana ntaza wundi ntaza nitura amacupa nyafite nembagara mu gitanda wanasi ariko yongeze mu rugo mushuka arambaza umwana wanjye uzimana iki ubu nabaye umwana w'imfura atangeje mukuru wanjye yanze gukizwa nani muturashya musenge none ngiye ninjye wabaye imfura yongeze kwa mama aje no kumwana kugeshana akantu keza kugira ngo azimana nakiri umukozi w'Imana mu rugo rwe wari umupagani w'umusinzi none nakiri umukozi w'Imana mushiki wanjye bigize mukunda mu kabati mbe gusinzi ndakamenya n'icyo nawe ndagishaka urumva aho twagiraga ariko niba abanye wacu nkumva na iwacu nabonuka ninjye muntu mwiza uri wacu ibitekerezo byiza baramaze dukora kimwe n'idata turana byaducana nkabagira inama muri n'Imana namenye Yesu ashimwe cyane. Amen. Niba ikintu cyuzima abantu benshi bahaga agaciro bwabo nibyo waba agaciro kuko utarakizwa ndashaka gusenga ndabona abantu buriya murambi gusa kuri kimwe cyabyo badusenge abantu b'Kigali ni kubemeza isumisha ntabwo ndakurambira abantu dufite icyo kwigisha kandi badafite ijambo ryinshi abantu bashaka ibintu babeshya yakiragiza n'uva muri indani n'ugera hano uzasabana cyane wanyumvise n'uva hano muri indani isuka yihabwa abatabiza bose ntabwo ari amahirwe ava ku Mana ushobora no kwihabwa satani yizanye uragenda ukakibura ugiye guca cyane wenda isi nta gisubizo ifite iby'isi ni iby'akanya gatoya niba mbese yavuze ngo isi yashaka kwifuza kwayo wari gukora ibyo Imana ishaka azabamora amasa Yesu ari mu muntu ubu uri umukandida w'ibintu byinshi. Amen. Amazu gatunga n'amamodoka nitwa bose mu gihe kizaza ntabwo ari bizabitegeka uba nakiriye ni umutegeka ibintu byose birimo aho Yesu ari ibintu byose yamwegera bene Yesu ni umutsinzi ariko mutamutunga ntabwo bizasha no kumutunga ubwo bw'Imana yambaye ntabwo turi amafaranga bifite amazu menshi bifite ibyo kurya birya abantu ariko bifite amahoro Yesu yarashatse iwacu Imana imugurukije iyo ngiye kumwe nawe bari bashaka gukizwa nkawe n'ibyo byiza bari bashaka kumera nkawe cyangwa namurebe kuko hari ibintu ubona ugiye ntagira Yesu ashimwe cyane kandi uzabagura muri iyi minsi none abavuga ko ntabwo dukora mbere zana amafaranga yiwe gera gutya ngira inzu yaje amazi nayo yagezemo we ntabwo ashaka kwizana muze amahoro aho baravuga ati mukozi Imana senga Imana yawe ntuyiveho Yesu ashimwe cyane cyangwa ngo Imana yawe uzayikurikira uzaba ndi kumwe namushyigikiye ayo ni amavuta bene kugira umuntu uguhumuriza mu byaha ubwo ni bwo buzima dukeneye abantu bavuye muri hasi y'umwijima bakaza munsi y'agakiza kugira ngo datahabwe icyo gatatu usaba ku mirongo gatandatu cyangwa se usaba muri gatatu ho gutitira kwirukanka urwa mbere yego urwa mbere abana b'Imana n'abana ba Satani abarimu ibyo bintu abana b'Imana bande n'aba Satani abarimu yego umurongo wa mbere murebe urukundo ruhebuje data twese adukunze yego rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi yego icyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye watagize gute batayimenye bakundwa ubu turabana b'Imana bakundwa yego turabana bakundwa ubu turabana b'Imana yego ariko tuzamera kuri turacyahishwe ushobora turacyahishwe ariko Yesu azatugaragaza aho turi none Yesu nagaragaza abe uzasigara he niba ngera cyane nzasigara he biravuze ngo buno naha gushaka Imana abantu gushaka amafaranga n'amazu n'amamodoka dore amafaranga ari muri n'amasengesho y'ibintu uvuye mu rwose gusenga kugira ngo n'ibintu nabari ugakiza n'ibida gutunga inzu ni byiza gutunga imodoka ni byiza kugira amafaranga ni byiza ari kibazo gusenga Yesu kandi akuzamo Yesu ashimwe cyane ntabwo mujya kwa muganga iyo muganga yamaze gutera urushinge ubyumva ute kubana rutini utangira kumva urumeze ruzamutse ngiye ko n'umukristo wakijijwe yaraga gutinya icyaha ntabwo arushinge ni muri icyaha Yesu aragenda n'ibyo mfite bigenda ugahora ubega umutima ukubwira niyo mpamvu na Yosefu yanze gukora iki kandi Yesu amaranyira gusa n'ibintu yari kubigeraho ariko ntabwo
biravuze ngo ndagera ku bintu ariko ndi kumwe n'Imana ntabwo ndi kugenda jyenyine ngendagendana n'Imana kandi nzagera kuri bya bintu si kimwe no kugenda wenyine ibintu birasigara. Amina. Icyo kora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekana tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nibwo bugome. uzi yuko uwo yerekaniweho akuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Paswadi niyumvise uguma muri nde muri we ntakora ibyaha. aya magambo nyahuze na Yohana 15 banasifuwe nyahuze na Yohana 15:5 yaravuze ngo umuzabibu ukuri sibyo nawe muri iki araba ngo uba muri iki nanjye nka muri we asabye cyane. Biravuze ngo Yesu yari mu muntu banasifuwe ntabwo akora icyaha. Uguma muri Yesu uguma muri we ntakora iki icyaha. bivuga ngo abantu bose bakora ibyaha ntibari muri Yesu. Nubwo bakirekera ko barimo ariko ntibarimo. Niko bimeze. Mushumba nuba mu Mana ntabwo uzamera nk'abandi bose bose muri Kigali kuba uzatandukana nabo. Imigenzo bizatandukana n'iyabo, imigenzereze ntabwo izasa n'iyabo, imikorere ntabwo izasa n'iyabo. Uwageze muri Yesu haleluya agira ukuntu asa n'uko agenda. Nuba muri nanjye nka muri wowe amagambo yanjye akaba muri wowe usaba icyo ushaka cyose agira gute uzagiha. None bariza wasaba utaruma waze urabona wasaba uw'Imana simba bana gusabira biravuze ngo nawe ufite uburenganzira bwo kwisabira kuko uri umuntu w'iki mugabwe buriya umuntu ntakwigisha azakwigisha ukuntu iki azakwigisha cyangwa ajya ngo azakwigisha ukuntu woroshye. Menye ngo niba ari umurimo w'Imana ajyanye mu buzima yakuba ubuzima nanjye Imana izasange niba ngo umurimo w'Imana Yesu ashimwe cyane. Ukwiye kuba umuntu udasanzwe ukwiye kuba umuntu witonda wirinda cyane gusa nacyo kuko Yesu ntabwo akora iki icyaha. Buriya kwigisha abantu biragora amasaha yarangiye ntabwo bari ibintu uzashya ijambo ry'Imana n'ubuzima uzashya mu bwiza none ushobora kutagira ijambo ryawe niba utagira moteri niba utagira feri niba utagira esanse ubu aho ngomba kugenda ijambo ry'Imana njye n'urwanda y'ahantu hari iminsi itatu nkaba ndi imbere y'Imana waba najya niba ari umuntu ugiye gusenga ni njyewe. Amina. Amen. Wari ugiye gusenga ni njyewe. Ukurikije aho uvuka n'uko wakuze n'uko urwo rwawe rwubatswe wari ukwiye kugira Imana cyane. Imana ikagusohoza kugira ngo nawe utamera nka Suki cyangwa n'abanyawa. Amen. Barasifuye. Ese intambwe ebyiri umuntu wamenye Imana utaramenye imipira hanini oya n'imikorere y'abanini. Umuntu wamenye Imana ari ku rwego rukomeye. Ese Suki niba umushumba wa pastor yavuze simuka muri zina niba pastor yavuze nge twarasenganye ndetse ry'ubugari ahawe n'abantu ariko gasenga Imana uyu musanga akoze agira yose n'umuntu aragenda mu moto kugenda kuri rashu bizabivuye bimwe mu masengesho mu gusenga gusenga na iyo umuntu asenga ntabwo abakiri Yesu ashimwe cyane. Wanasifuwe amen. Kimwe mu bintu bizatuma uba umuntu w'Imana kwa mukanda bareka abantu amajwi y'abadayimoni ongera ntabwo ngira abantu ngenda nkangiye gukora indi Imana hamagara benshi nawe ushaka kugenda nabo barabagenda uzayoba ikigali cy'abantu ntabwo kiza abantu ku Mana kirabikisha. Niba ushaka kuba umukirisitu kizwa nkawe ushaka gukizwa nka pasiteri w'umwiyo runaka cyangwa ushaka kumera nka muri ibi runaka ukizwe nkawe barasifuwe. Amen. Nibwo uzakorera Imana Imana igakunezererwa udusenga Imana. Ese kuko urakije
ejo ndi mu rugo wacu natekereje abantu baza mu rusengero kuko atari impamvu y'agaciro. Niyo mpamvu ubona abantu mu gihe cyo gukizwa atari cyo bakizwamo. Kera hariho ibyago, nabonye abantu barizwa n'ibyo byago byari bihatse, bivuga mu izina. Abantu barataka